Bakristo bavandimwe ba nyina wa Jambo TV twongeye kubasuhuza. Uyu munsi rero turagira ngo tuganire ku isakamento ritagatifu y'Ukaristiya, cyane cyane mu isengesho dukora dushengerera. Isengesho rero ryo gushengerera ni isengesho ryatangiye kera cyane, rigatangira urebye kuva mu gihumbi mu myaka y'ijana na makumyabiri, ariko mu by'ukuri byarakomeje. Muzi yuko isakamento ry'Ukaristiya ryaremwe n'umwami wacu Yezu Kristu igihe yararaye ari budupfire ku wa kane mutagatifu. Ku wa kane mutagatifu rero niho twabonye Yezu Kristu yigaragaza mu rukundo ruhebuje avuga ati mwakire kandi murye mwese, iki ni umubiri wanjye ugiye kubatangirwa. Arongera ati mwakire munyweho mwese, kuko iyi ni inkongoro y'amaraso yanjye y'isezerano rishya rigiye kumenerwa mwebwe n'abandi bose kugira ngo mugirirwe imbabazi z'ibyaha. Ati ibi mujye mubikora bibe urwibutso rwanjye. Muri iryo sakramento rero tubonamo Yezu Kristu n'impuhwe ze n'urukundo rwe, atubera ikiribwa akatubera n'ikinyobwa. Mu by'ukuri ntiyashatse yuko azatandukana natwe, yashatse kuzabana natwe ubuziraherezo. Muri iyo sakramento rero umuriye Yezu Kristo amubamo nawe akamubamo. Muzi yuko abantu bahabwa isakramento y'Ukaristiya ari uko bujuje ibisabwa na Kiliziya, nk'uko umuntu uhabwa Ukaristiya agomba kuba yabanjije kwitunganya akitegura, maze akajya gusanganira umwami nyir'ibihe, umwami wamuremye abikwiye. Mu isakamento rero ritagatifu ry'Ukaristiya, iyo dushengerera dukurikiza mu by'ukuri hari ibice bine by'ingenzi utagombye kubura igihe uri imbere y'isakamento ritagatifu ushengerera. Ese uravuga uti muri ibyo bice bine ni ibihe bice mu by'ukuri? Ubwo rero mu bice bine tubona mu gushengerera isakamento ritagatifu, ni igice cyo kwemera yuko uri imbere y'Imana. Igice cyo kwishyira imbere y'Imana ni igice gikomeye cyane, kuko muri icyo gice usa naho ugenda ukajugunya bwa bucocera waje wambaye, bwa bucocera bw'umucafu, ukambara umwambaro wo kugira ngo usanganire umwami. Kugira ngo rero dusanganire umwami bidusaba kwiyambura bwa bumuntu bwacu, bwa bubi bwacu, bya nzango za nzika za nzangano, bwa bwirazi, bwa bwiyemezi, tukiyereka Nyagasani uwo turi, tukavuga tuti Nyagasani tuje twese uko turi, tuje uko waturemye Nyagasani, n'ububi bwacu turabuzanye ngo udukize, kubera ko nta wundi twagira, twaracumuye ariko ntabwo wadutererana. Mana utwibuke turi abawe, tuje rwose tugira ngo uko turi kose utwakire. Mu icyo gice rero ni igice cy'iminota 15 byibura, kugira ngo wumve wishyize mu mwanya wo kugira ngo wakire Imana. Igice cya kabiri rero ni igice cyo gushimira Imana. Igice cyo gushimira Imana ni igice abakristo bakagombye kwishima, bagataraka, bakaririmba, bakavuga bibavuye ku mutima, bavuga ati Nyagasani turagushimira. Ibyiza Imana itugira ni byinshi cyane, ntabwo twabona ukuntu tubivuga, ntabwo twabona ukuntu dushimira Imana ibyiza ihora itugirira. Ariko rero muri uyu mwanya wo gushengerera tubona akanya ko kuvuga tuti Nyagasani uri Imana nzima, uri Imana koko ya yindi dukunda, yemeye kubana natwe. Mwe muri ya ndirimbo ati urukundo dukunda Nyagasani Yezu ntirugira urugero, wemeye kubana natwe. Yezu Kristo mukiza wacu. Nuko Yesu rero wemera kubana natwe mu isakamento ry'Ukaristiya ni igitangaza gikomeye. None rero natwe tukamusaba kubana nawe iminsi yose. Muri iri sengesho rero igice cya kabiri cyo gushimira Imana
ni igice rwose tuvuga tuti nyagasani natwe turagushimiye kuko wanaturemye ukaturema uturemye mu rukundo rwinshi, ukanaducungura, ukaduha ukarisitiya yawe, ukaduha umubiri wawe, ukemera no kudupfira kugira ngo tuzagire uruhare mu bugingo bw'iteka. Tuzi neza ko twari twaraciwe, icyo gihe rero twemera ko turi ibiremwa bishya, bya biremwa byaremewe kuzajya mu ijuru, kandi noneho tukishimira ko turi abana b'Imana. Mu gice cya gatatu rero harimo igice cyo gusaba Imana, kubera ko mu bintu bigize umuntu harimo no kuba tutigera tugira ibihagije mu bukirisitu, mu buzima bwacu busanzwe, mu mibano yacu, mu buryo bwose. Ikintu cy'ingenzi cya mbere hano ni ugukenera Imana. Mu byo twasaba, dusaba gukunda Imana kurushaho, kubera ko ibyo dukeneye cyane ni ukwiyegereza Imana, ariko tugasabira n'isi, tugasabira abantu bose, tugasabira babandi badusabye ngo mudusabire, ngo ubwo ugiye gusaba ngo dusabire, ukibuka gusabira abababaye, ugasabira ba bantu bose wari utwaye ku mutima, ugisa muri iryo sengesho. Mu by'ukuri ugira ikiganiro umwe mubwira uti nyagasani naje imbere yawe, ariko nje n'agaseke k'ibibazo. Aka gaseke k'ibibazo rero sinagenda nkikoreye ngo ngasubize aho nakakuye. Ubwo rero muri icyo gice twongera kuzirikana ukuntu nyagasani Yezu adukunda, tukibuka ukuntu Yezu aza arambuye ibiganza ngo tuze twinjire mu mutima we w'impuhwe. Uwo mutima w'impuhwe rero adukingurira uwo munsi twemeye kuza tumusaba. Aravuga ati mwana wanjye, icyo usabye ngibona mbere y'uko unakivuga, ariko rero tugomba kuvuga icyo ngicyo kugira ngo twongereho twiyumvemo cya kintu Yesu atubwira ati musenge muvuga ngo aba dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe igere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ritungure iduhe none, utubare ibicumuro byacu nk'uko natwe tubara ducumuye, ntuduterane mu bitwoshya, ahubwo dukize icyago. Mu by'ukuri isengesho ryo gusaba rero, aho ngaho iyo dusaba ibyo dukeneye, cyane cyane twakagombye gusaba Imana rwa rukundo rushyitse, twagombye gusaba Imana bya bindi dukeneye bya buri munsi. Hanyuma rero hakazaho ikindi gice mu by'ukuri dusenga twerekana nanone ikibazo kidukomereye cyo gusaba imbabazi z'ibyaha byacu, cyo gusabira isi yose ngo igarukire Imana. Tuzi neza yuko Imana idukunda cyane, ariko tuzi neza za ntege nke zacu, yuko umuntu agenda atana aho kugira ngo agarukire Imana, aho kugiza aza yegera agatana. Mu bice bine rero mu by'ukuri igice cya kane nicyo twongera kwishyira imbere y'Imana, tukayibwira tuti nyagasani, iki gisabisho tugusabye dusaba imbabazi z'ibyaha by'isi n'ibyacu bwite. Ubwo rero muri ibyo bintu byose tubirangiza tuvuga tuti Mana, turagushimiye rwose, ubane natwe iminsi yose, ntuzareke dutandukana nawe ukundi, ahubwo iminsi yose tuzabane nawe. Ubwo rero mu by'ukuri bakristo bavandimwe, isengesho ryo gushengerera ni isengesho ryiza cyane, ni isengesho ryiza. Muzi neza yuko ukarisitiya ari ubuhanga buhanitse Imana yakoresheje kugira ngo yemere kubana natwe. Nuko Jambo abana natwe, twibuke uko Jambo abana natwe mu karisitiya iminsi yose, kuva yava mu ijuru akigira umuntu mu nda ya Bikira Mariya, ntiyigeze adusiga, yemeye kubana natwe mu karisitiya ntagatifu. Nimuze rero tumusange, twunamire isakamento ritagatifu ry'ukarisitiya, dusenge dusingize uwaturemye. Mugire amahoro ya Kristo bavandimwe.